mutambarungu ruhanga rutatse uruhaniku wanziga aho wiriwe ntawugira irungu gira abana gira amata namurabutswe kabiri agenda iyo ko wagiye ugafata nkongi cyane uhera mu izina ugera no mu ijwi. aha ntabwo abantu babikubwira ubyumva ute iyo abantu babikubwiye? ntabwo bizatuma wigira uwa danje wa mugani wa yamvuga ubifata ute rwose watwaye nkongi izina utwara nkongi ijwi? iyo ngamba nyihamirizemo nshaka kukwiyereka wizirwe nanjye wizire cumugara ncunde cumugara ntembe cumugara nkarage no mu nkango pi 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 pi. Reka twongere tubasuhuze banyarwanda kandi banyarwandakazi fura z'u Rwanda mu Rwanda rwino no mu Rwanda rwirya tubahaye ikazi wacu ku Mutagara KTV twongeye twagarutse kandi bitarabaho. Abantu bo mu Rwanda rwirya turabashimira umusanzu w'ibitekerezo mukomeje kuduha ne mwebwe mukumbura inkera y'inyarwanda murakagira Imana. Tubatuye Umutagara KTV kandi turabashimira ko murimo kuwukurikirana. Uyu munsi rero twazanye umutaramyi mwiza bitarabaho ndifuza ko tumwakira mbere yuko twibwira banzo sharike ingamba nyakugira Imana. Ikaze ni ryawe. mucyuziri ibicumari bagasho kinyambo ndateburuhukiro bantu mwese muri hano nimuze dusanganira Imana ngo heza ni hehe kwa nyirigira nshengere ndirimbe ndangurure ndatimana ihoraho niyo nsingiza ijabiro mu ngoro itatse ubumanzi nta kiruta Imana databuja mucyuziri ibicumari bashoka inyambo ndateburukiro bantu mwese muri hano nimuze dusanganira Imana. Ahubwo rero akira kora hanga kuriya amashyi menshi cyane bantu mwese bati nimuze dusanganira Imana. Iyi ndirimbo ntabwo nayiherukaga cyane bitarabaho. Yego. Reka tubanze twakira umutumwa wacu. Ndi nkongi cyane baririmba mu gitaramo nkabe ndatengwa mu ngamba cyane ndiruca mu bicika icumu rya nirushingwa ntambara nari bangura inyumurego mbanza kunihura inganye n'urukinga bafuza urugamba rwinikije umuheto wanjye ndagukunda cyane nirwizira ntambara naho hari n'abahungu bataraswe inyuma agatsinda ndinga bayimutwe cyane cyane inkongi cyane nkongi ni izina ryawe? Oya ntago ari izina ryanjye ntawe n'ababyeyi ariko ni izina ryanjye mu rwego rwo ni izina ry'ubuhanzi. Ni izina ry'ubuhanzi. Amazina ya nkongi yahawe n'ababyeyi nayahe? Nitwa Jean François Regis bikora Imana niyo mazina yanjye ntawe n'ababyeyi. Jean François Regis. Urimo urabivuga neza. Regis cyangwa nkongi turaza kuza kuyakoresha yose ntacyo bitwaye kugira ngo n'abanyarwanda bayamenye yose n'uwo babwiye bati nkongi batazagira ngo ni Bravani. Yego. Ku buryo ushobora kurenza uti nkongi Regis. Nkongi yavukiye hehe? Nkongi avuka he? Iwabo ni hehe?
Inkongi yavukiye i Rwamagana mu karere ka Rwamagana mu Burasirazuba. Nakuriye i Rwamagana, ubu ngubu ndimo ndaba i Kigali. za Buswahili urahazi? Cyane. Za Cyaruhogo, mu Bigabiro, za Rutonde na Munyaga, yego, hariya mu bitare bya Rutonde no ku Karuhaye. Yego ndahazi cyane, aho ni mu rugo. Twakiriye Nkongi rero mutaramye kandi byahamye. Nkongi hashize iminsi itari mike ariko tari na myinshi nkumenye. Yego. Nishimiye guhura nawe. Murakoze cyane. Nakubonye ku mbuga nkoranyambaga cyane, umuhogo witatuye rwose, wabaye Nkongi cyane, wahatwitse. Mbwira umugabo ndamubwira ntese wampaye nimero z'uyu muntu ko namukunze kandi azi kuririmba neza, niba wenda hari ubufasha cyangwa kuzamukenera nanjye nkazagira access kuri we. Ampa nimero ndakwandikira ariko urambwira ngo uri ku ishuri. Amashuri yararangiye? Narangije secondaire. Ubu ndimo nditegura gutangira university. Secondaire wayirangije ryari wize? Nayirangije umwaka ushize, nize i Butare muri Cefatec. Cefatec wize iki? Nize telecommunication. Telecommunication. Uri umuhanga cyane. Ibintu bya communication ibwo urarenze wa mugane wa yamvugo. Reka dutaramira abanyarwanda mbere yuko dukomeza n'ibindi bibazo by'amatsiko. Yego. Batura inkeranya kugira Imana. Ngiye muraberewe, ye murababera birori, ye muraberewe, ye murababera birori. Bana biwacu muri bake beza, murakagwira nk'ubwoya bw'inka, murakabyiruka nk'ubwatsi bwazo. Ye muraberewe, ye murababera birori, ye muraberewe, ye murababera birori. Bana biwacu musecyureya, amanywa yahari wabagenda amasomo yanjye abadatana. Nimugatezuke ku muco, dore umuco karande wabakujije, musaza n'uwo mukunjo nkateregare. Ye muraberewe, ye murababera birori, ye muraberewe, ye murababera birori. Banyarwanda, banyarwandakazi, inshuti z'umuco bitarabaho cyane. Umuco ni inkingi y'umunyagihugu mwiza. Umaze kubiririmba ko umuco muri iyo ndirimbo ntibagatezuke ku muco. Nyamuneka ntitugatezuke ku muco. Nkongi cyane, wambaye neza. Murakoze cyane. Uko wambaye nk'umumodosi usanzwe, ako kantu hari ubwo wigeze ukagiraho iyo mpano hari yigira cyo kumodaringa, kumurika imideri. Kumurika imideri, buriya rero kumurika imideri ntago ari ngombwa ngo uba muri ibyo bintu, ahubwo uko ugaragara bigaragaza uburiwe nanone. Iyo ugaragara neza, ubwo n'abantu nyine bagomba kukubahira ko ugaragara neza. Ubwo ni ibikorwa bya biri smart cyane. Uwambaye neza agaragara neza. Hari abantu mu miryango yacu bashobora kubona twambaye urunigi, akavuga ngo urimo uraterekera. Icyo kintu cyumva ute? Oya, ntago ari uguterekera, ni ugukunda umuco nyine. Kandi ikindi tugomba gucya, tugacya mu by'iwacu, tugakunda umucyo kandi n'umuco wacu. Nigeze kubaho i Nyanza mu majyepfo rwose, hari hafi yo mu Rukari. Ndanahakunda, agiye nkunda kuhatemberera cyane. Umuntu ukurikirana imbuga nkoranyambaga zanjye ashobora kuba bibona. Noneho nkazajya njyayo nkifotoreza ku bikingi by'amarembo hariya, nkifotoreza ku murinzi n'umutaba hariya ku bikingi by'amarembo, nkajya mu nzu y'inzoga nkifotorezayo, nkifotoreza mu nzu y'umwami. Noneho nabishyira ku mbuga nkoranyambaga cyangwa kuri stati ya WhatsApp, abantu bakavuga ngo ariko ngo uba wagiye guterekera. Ntabwo abantu bazi ko gukunda umuco ntaho bihuriye no guterekera. Kandi n'abaterekera jewe ntabwo mbaveba ni ku giti cyabo, ariko ugasanga umuntu neza arimo kuvuga ko kubaha umuco no gusigasira umuco ngo uba urimo guterekera.
icyo kintu abantu ntabwo dukwiriye kubakuramo icyo kintu. yego ikintu cya mbere bagomba kumenya ni icyo bita guterekera ni iki cyo. noneho kandi bakamenyana n'amateka y'igihugu, kandi agahugu katagira umuco karacika, birazwi cyane. Agahugu katagira umuco karacika. Nkongi mu ibyiruka rye yitwaye ate kugira ngo impano ye yari imeze ite kugeza uyu munsi? Yatangiye ryari, yakujemo ite, ubikomora kuri inde? Urugendo rwawe rwo guhera mu bwana kugeza ubu ngubu ariko rufite aho ruhuriye n'impano yawe. Yego. Nkeka ko rero gukunda ibijyanye no kuririmba cyane cyangwa se gutarama ntago ari ibintu nshobora kuba narakunze vuba, ni ibintu nakuranye, kuko no mu bwana bwanjye ko nganira n'ababyeyi babwiraga yuko nagendaga ndangwa n'udukorwa tujyanye cyangwa se ibikorwa bijyanye no kuririmba no gukunda ibintu bijyanye no kuririmba, ibikorwa by'ubutore. Yego. Ikindi kandi ntago ari njye njyenyine ushobora kuba ndirimba mu muryango wanjye, guhera no muri basogokuru barabataramye cyane, bakundaga ibintu byo gutarama baririmba, rero naje kubikurana ndabikunda, nza kubikora nyine nk'umuntu ubikunda. Nka performance wagize ya mbere wibuka, ya mbere yaba yaragenze neza yaba yaragenze nabi, yakubereye imbarutso, performance ya mbere wibuka ni nk'iyi? Ubundi twese iyo dutangira, abenshi iyo dutangira kwiga kuririmba duhera mu makorali. Nari muto, nari mfite nk'imyaka nka 12 11 gutyo. Hari concert ya korali naririmbagamo, icyo gihe nibwo na performance. Ntabwo nge ndaperforminga na stage ndakora ngo numve yagenze nabi, igenda nk'uko nyine byakagombye kuba bimeze mu rugero ndimo, kandi nkabikora neza. Ubwo navuga ko ariyo performance ya mbere nakoze icyo gihe, kandi yagenze neza muri korali. Yego. Noneho ijyanye no kuririmba indirimbo za gakondo cyane, ni hehe wagaragariye? Cyangwa kugira ngo ufate iya mbere uvuga uti reka jyewe nubwo naririmbaga muri korali ariko reka ntangire niga indirimbo za gakondo, atari ukuzikunda gusa, ahubwo ari ukuziririmba kugira ngo nzageraho nzaziririmba zingirira umumaro. Yego. Ubundi jyewe nakunze umuziki muri rusange, nkunda umuziki muri rusange. Nk'abana tungana cyane nko ku mashuri ahantu nize, ntago banze indirimbo gakondo. Gakondo nibyo nakunze vuba, nshobora kuba maze nk'umwaka nkunze gakondo, kuko nakunze gakondo. Rero naririmbaga indirimbo z'uruzungu cyane, ari nazo nzi, ari nayo style yanjye nkora. Hanyuma rero nyuma nza kuvuga nti se nirihe banga ryo muri gakondo, noneho negera abaririmbyi ba gakondo baranyereka, hanyuma nanjye ndabibona ndabikunda, niga indirimbo ndazimenya, birangira nkoze gakondo. Ariko bitabujije yuko n'ibindi ntabikora. Ubimbwiyeho hari umwanya wabyo turi bugereho, ariko ndagira ngo uyu mwanya twongere dutaramira abanyarwanda indirimbo nziza cyane. Ntayo warose uyu munsi watura abanyarwanda? Ahangaha ni ku Mutagara KTV. Yego. Iwabo w'imyidagaduro gakondo, tuzajya tubagezaho abanyempano baba bashya cyangwa se abandi bamazemo igihe, ariko kugira ngo dusigasire umuco, kuko na minisiteri yarabidusaba. Umuco ni inkingi y'umunyagihugu mwiza. Natwe rero nk'abanyagihugu beza tugomba kugira uruhare kugira ngo dusigasire uwo muco no kugaragariza abanyarwanda impano u Rwanda rufite, ariko kandi zifite aho zihuriye na gakondo. Reka dutaramire abanyarwanda. Imbega urugendo rurerure, inzara n'inyota ndi ku nzira, imvura y'amahindu ntari bubone inzu, nibaza icyaha nacumuye mu Rwanda, nabaye igicibwa mu gihugu, ubugome bwawe burarengeje, wabonye duhunze uti sinkizwe, utanga amafaranga ngo tumarireyo, iyaturemye dukinga amaboko, kugeza na n'ubu tukiriho, wagishijwe inama urarahira, inama yabereye ikamara,
indi yabereye icyanika cyangwa se izindi zose zo wazivuzeho iki, igisubizo cyazo nticyabuze. Mu kwa cumi intwari turambuka, ubonye dutambuka bya kigabo, ufatiye Zayire ujya guhuruza, ujya mu Bufaransa no mu Bubiligi, uti mumpa abazungu ndarwokoye. Bukeya abazungu bahageze, ubwo kamanda wacu akomeza akazi ke, mu minota mikeya rurambikana, umwana w'umuzungu atangira igifaransa ati amerdi inkotanyi sonkoraje. Bukeya abahinda mu gihugu, bahurura n'indege na bya bimodoka, arapi ibibonye ituma rapigi. Ariko amateka y'igihugu araryo ikora ku mutima cyane. nuko tuba turimo kwihuta. Iyi ndirimbo ndabizi ko uyizi, ariko urabizi ko twabiganiriye. Umbwira ko ufite indirimbo nyinshi, urambwira uti niba ngombwa tuzaye twihina kugira ngo gutaramira abanyarwanda neza. Ariko nk'iyi ndirimbo ninde wayikwigishije? Indirimbo ni ukuvuga ngo tumushimire. Niba utarayize online ngo ugire uti cyawe ujye wenda kuri YouTube usikrolinge ushaka iyi ndirimbo yige, ndashaka ko dushimira umuntu ushobora kuba yarayikwigishije. Ikintu cyamaye inspiration yo kwiga indirimbo nta muntu wayinyigishije, ahubwo gukurikira amateka buriya nk'urubyiruko, nanone nk'abantu bakunda umuco, gukurikira amateka ukiga amateka, ariko kandi nk'umuntu ukunda ibijyanye n'umuco gakondo n'indirimbo gakondo z'u Rwanda, cyangwa n'indirimbo zivuga amateka y'u Rwanda, nayo ni indirimbo nziza ivuga amateka y'igihugu. Rero amateka y'igihugu nibyo ivuga iyo ndirimbo, nibyo byatumye nyiga kandi nkayikunda. Mu nshingano za Rwanda Heritage cyangwa se ikigo cyangwa inteko y'ururimi n'umuco, harimo gusigasira umuco, harimo gusigasira kandi no gukora ubukangurambaga ku rurimi n'umuco, kuvuga ikinyarwanda neza, indangagaciro z'umuco nyarwanda, binyuze ku mateleviziyo, amaradiyo, ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. N'iyi ngiyi ikaba ari platform nayo twazajya dukoresha. Ubibona ute iyo ubona umunyarwanda atavuga ikinyarwanda neza, kandi wenda atari ukuvuga ko yavuze indimi z'ahandi zikaba zaratumye ururimi rugorama, kandi atazi n'ikinyarwanda neza, ariko ukabona nk'umuntu yavukiye mu Rwanda n'umwana w'i Rwanda, yewe rimwe na rimwe n'izindi ndimi z'amahanga ntazizi, nk'ukuntu nanjye ntazizi nzi ikinyarwanda, ariko kumva ntabwo arimo kuvuga ikinyarwanda neza. Ubifata ute? Ujya ubonamo amakosa ukumva wenda ako kantu karakuriye? Biba ari ikosa cyane ko ikinyarwanda ni icyo mu gihugu cy'u Rwanda, kandi turi abanyarwanda tugomba kuvuga iby'iwacu. Sinzi impamvu rero dushobora kuba twamenya iby'ahandi cyane kurenza iby'iwacu. Ni ukuvuga ngo ikinyarwanda kukivuga nta gisebo kirimo, ni byiza, kandi ikinyarwanda kiraryoha cyane. Abakizi cyane murabizi ikinyarwanda kiraryoha, ikinyarwanda ni cyiza, ikinyarwanda ni ukwikunda, ikinyarwanda ni ugukunda igihugu. Ni ukuvuga ngo kuba umuntu atavuga neza ikinyarwanda ari umunyarwanda ni ikibazo gikomeye. Nkongi, mbere yuko twongera kuguha umwanya kugira ngo wongere utaramira abanyarwanda bakurikiye Umutagara KTV, wowe w'imyidagaduro gakondo, umuntu bita Nziza Francis ni muntu ki kuri wowe? Nziza Francis ntabwo wari ubizi ko ndi bukikubaza? Yego, ntabwo nabizi. Umuntu bitwa Nziza Francis ni muntu ki kuri wowe? Nziza Francis ni intore cyane, turanamusuhuje kandi. Yego. Nziza turagusuhuje cyane, uri umutaramyi. Buriya Nziza Francis muzi guhera, tuziranye guhera 2012. Yego, amaze igihe mu mwuga wo gutarama cyane. Ni muntu ki kuri wowe noneho? Nziza Francis nkeka ko ari we muntu wa mbere dushobora kuba twarahuye ntangiye kuririmba gakondo. Hanyuma arambwira ati rero wowe nk'umuntu muto utangiye kwiga ibijyanye na gakondo,
biba byiza iyo wegereye umuntu usanzwe ukora ibyo bintu. Niwe muntu rero negereye, arantoza, aranyerekera aho ngenda nabi akangarura. Niwe muntu nyine nshobora kuba navuga ko ari we twahuye nkijya muri gakondo cyane. Anyerekera gakondo, arayinkundisha, na n'ubu niwe tukiri kumwe. Yego. Ziza Francis, ariko nawe winjiye muri gakondo uhera ahantu hakomeye cyane. Abandi usanga bafite struggle byarabagoye kugira ngo babone platform, ariko wowe iriya hotel uririmbiramo ndakubwiza ukuri, harya ni iyihe? Ni Onomo Hotel. Muri Onomo. Ngaho ibaze kuza muri gakondo ukabuzamukiye muri Onomo, ahantu haririmba ba Victor Rukotana, ahantu haririmba ba Ruti Joel, ahantu haririmbirwa n'abastari bakomeye mu gihugu, ariko yewe nkeka ko ari ubuhanga bwawe. Nabyo ntago nyine buriya ntago umuntu akubona gutyo gusa, uba ufite ikintu wamweretse. Njyewe nakoresheje imbaraga nyinshi kugira ngo mbashe kugera kuri standard umuntu ashobora kuba yavuga ngo uyu muntu twakorana aha hantu. Kandi kugira ngo mbashe no gukonveka umuntu anyizere yuko iki kintu ushobora kuba nagishobora. Abahanzi barabizi cyane, ushobora kuba uzi kuririmba, ariko iyo udafite indirimbo cyangwa se icyo nakita nka playlist, ntago ibyo bintu ntago ubasha kubisobanura neza. So nari nzi indirimbo, indirimbo narazize, hanyuma noneho nkenera ubugororangingo. Nziza Francis rero naramwegereye, abona afite impano, yishimira kumfasha, ndabimushimira cyane kuko navuga ko ariwe twatangiranye. Reka musabira amashyi Nziza Francis, ni imfura cyane. Muriya umuntu utagendera kuri experience y'umuntu afite, ahubwo akagendera ku buhanga bwe. Turashima cyane abantu bakomeje guteza imbere impano nto zikirimo kuzamuka, ariko nanone dushimira abanyempano baba bigaragaje. Nawe warigaragaje. Umuntu se bita Birori mwahuriye? Birori ni mu kuva mu bwana. Burya Birori ni kuva mu bwana. Kuva mu bwana, Birori n'uwi Rwamagana cyane, nawe turaturanye, buriya ngo ziregeranye gutya. Birori ni umuntu twakuranye, twese dukunda music, hanyuma duhuriza no ku kintu kimwe, twese tubasha kwigishanya mu bushobozi bwacu buke, ubumenyi nk'uyahandi n'ubwo nk'uyahandi tukabasha kubusangira. Cyane ko ni umucuranzi mwiza, nanjye rero nararirimbaga. Yagombaga rero kugira umuririmbyi umubi iruhande kugira ngo abashe nawe kwiprovinga mu bucuranzi bwe. Reka twongere dutaramira abanyarwanda. Ongera dushakire indirimbo nziza ikore ku mitima y'abanyarwanda. Inshuti mukurikiye Umutagara KTV, reka tuba turi inkera, tuba turi impano nshya mutari mumenyereye mu ruhando rw'umuziki wa gakondo mu Rwanda, ariko kandi Nkongi ni umunyempano ikomeye cyane. Ndamubatuye bitarabaho. Sharika ingamba nyakugira Imana. Kagira Imana n'u Rwanda. Ni Nkotanyi cyane yabyirutse neza, iya Rugina yabyirutsa atsinda, abyiruka atagira makemwa, kandi nk'uyu atagira ubwoba. Mu mabyiruka ko yishe nsibura, kandi nsibura n'umukwe Kabego. Ntimukangwe na cya cyuzi ko twakinyujije mw'amato. Ntimukangwe na bya bisage ko twabinyujije mw'imisakura. Inkuru nziza ko yabaye, twatsinze yaruse byose, ngo twatsinze yaruse byose. Iyo nkuru nziza ni kw'isi yose.
inkotanyi cyane hagira imana n'u Rwanda. rero inkotanyi cyane ndibwira ko iyi ndirimbo zo yaririmbirwaga Yego. cyane bitarabaye inkotanyi cyane. Ayayayayaya Rwabugiri cyane ni inkotanyi cyane Rwabugiri. Hanyuma iyi ndirimbo y'inkotanyi cyane buriya akenshi n'izina nkongi iyo usomye amateka usanga inkotanyi cyane hari aho huriye n'izina inkongi. Izina inkongi niho ryaturutse cyangwa hari ahandi ryaturutse cyangwa byaturutse mu gukunda Buravan nyakwigendera rwose Imana imwakire. Ni ugukunda Buravan nabyo biba birimo cyane ko byari mu kivugo cye cyane. Buravan yari nk'umuntu ngewe kuva mu bwana bwanjye umuhanzi Buravan namufatiragaho nk'icyitegererezo mu miziki ye yakoze yaba ya ruzungu, ariko ikintu namukundiye cyane buriya inkongi Buravan ni ugukunda umuco w'u Rwanda cyane bitarabaho rwose. agakunda umuco w'u Rwanda cyane ku buryo bigaragarira buri muntu, kandi mu miziki yakoraga yakoze umuziki w'uruzungu, ariko kandi ashaka no gufata wa muziki w'uruzungu ashyiramo n'ikinyarwanda, imidiho ya kinyarwanda. Nk'iyi ngiyi indirimbo afite yitwa iye aye, I do it for me, I do it for love. Reka nkwereke mbere y'uko uyiririmba ntuyizi yose urayizi neza? Yego ndayizi. Mbere y'uko uyiririmba reka mpite njya kuri cya kibazo nendaga kukubaza kugira ngo uhite unayijyaho. Watubwiye ko umuco urawukunda kandi impano urayifite yo kuririmba gakondo, ariko tubwira ko n'impano yo kuririmba imiziki yindi isanzwe uyifite. Iyi ngiyi iba ari karite iba ari umwihariko ku muntu nkawe, kuko hari ukuntu njyewe njya mbibona muri experience ngira mu bukwe. Umugeni ashobora kumpamagara akambwira ati turashaka umuntu kugira ngo tuze guhendukirwa, yego, uri buturirimbire muri muhango wo gusaba no gukwa tukaririmba gakondo, ariko akaza no kuri turirimbira nimugoroba ibya kizungu, yego, kugira ngo tuze guhendukirwa. Urumva uwo muntu iyo ufite izo mpano zombi biba ari amahirwe kuri wowe, kandi izo mpano zombi urazifite. Yego. Iyo ndirimbo y'Iduture. Hanyuma noneho tubone n'impano ufite mu muziki yindi isanzwe. Ushobora gusanga hari umuntu ukeneye umutaramyi ushobora guhuza ibyo byose kugira ngo wenda ahendukirwe cyangwa expense zagabanuke. Reka tumuture nkongi cyane. Iyo ndirimbo ya Buravan rwose turanamukeje Buravan, turashima kandi na Buravan Foundation rwose ikora ibitaramo byiza, iteza impano imbere. Reka tumukeze nyakugira imana, reka dukeze nkongi kandi aririmbwa na nkongi inkongi cyane. Indirimbo navugaga ni iye aye, avuga ngo bad vibes go away, negativity away, reka we sinshaka we mundinde we wabawe utwo ducaca tuntega ngaruwe no kudu kata 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 nirebera ibindeba ibitandeba nkarora hirya. I do it for me, I do it for love, I do it for me, I do it for love. Yeah, put away, just pray for me. She go pass by, not for me. She go vibes are not funny. Erega twabara twakora twavuga nukuri nakurusha. Dukatiremo inzira isoci, aye. You know the vibes, hejuru cyane. Gutwo ducaca tuntega ngaruwe no kudu kata 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 nirebera ibindeba ibitandeba inkarora hirya. Ahubwo rero ariko reka nkongi we nawe uri inkongi bitarabaho cyane. Hanyuma se umuhanzi ufata nk'icyitegererezo ubu ngubu ninde muri aka kanya? Ntabwo ushobora kuba navuga ngo umuhanzi ufata nk'icyitegererezo, kuko biba byiza iyo urebye icyiza ukagikurikiza. Njye ntabwo mvuga ngo uyu niwe mfatiraho icyitegererezo, ahubwo njyewe buri muhanzi wese ukoze icyiza, ukoze umuziki mwiza, agakora ikintu cyiza kigaragarira amaso ya buri wese, nanjye uwo muhanzi nta cyambuza rwose kumukunda. Uri umuhanga, urimo uracinya inkoro
uko ni ugucinya inkoro gucinya urimo inkoro uracinya inkoro nakumvise ntwari cyane oya ariko Oya, hari niko ukuntu kuri. hari ukuntu buba ari ubuhanga bw'umuntu mu guhitamo Mm. bigatuma nta muntu ufata nk'icyitegererezo ariko urubyiruko kuri ubu ngubu umuhanzi rufata nk'icyitegererezo ariko mu bashya bitewe n'imivugururirwe y'injyana ya gakondo irimo kuba Yego, umuntu bita Ruti Joel ndibwira ko hari Eh. hari ukuntu umufata Ruti Joel intwari cyane ni igihangange cyane Ruti Joel ikintu namuvugaho Ruti Joel ni intore cyane ni intore ikundisha urubyiruko umuco w'u Rwanda cyane kuko ashobora kuba yatugeraho kuko ari mu myaka yacu simvuga ngo ngana nawe ariko ari mu gihe cy'urubyiruko cyane ashobora gukundisha urubyiruko umuco w'u Rwanda kandi akongera akanagaruka muri bya bindi urubyiruko rwibonamo cyane muri iki gihe uwo ni Ruti Joel Ruti Joel twese dukunda cyane rwose Ruti Joel turamukeje cyane n'intwari bitarabaho ni intwari cyane igihame cy'Imana aha cyitatire cya Mutabazi hari indirimbo ya Ruti Joel se waba yego uzi kandi ukunda cyane bitarabaho hari cyane reka tumukeze Mutambarungu ruhanga rutatse uruhaniku wanziga aho wiriwe ntawugira irungu gira abana gira amata namurabutswe kabiri agenda iyo umwizuri wabo ku ruhimbi ahatatse ibyansi hajisha ibisabo nakuboneye akazina nkwita cunda we iyo cunda amata we iyo nakuboneye akazina nkwita cunda we iyo cunda amata we iyo cunda we cunda amata we cunda numucanira nyamba umubera ruhi buwanciye intege ariho uwo nakunze muhonga imivugo muhundwa amariza gusa nta kirutura ukundi ishyaka bakuriri bawanyoye inka nakuboneye akazina nkwita cunda we iyo cunda amata we iyo cunda we cunda amata we cunda intwari cyane Ruti Joel Ruti Joel rwose turamukeje uwamusoma ndera yego uwamusoma ndera cyane turamukeje uri umuhanga nkongi ndagushimiye cyane ariko nahisemo n'izina ryiza izina ryawe rwose nkongi ni izina ryiza bariya abantu bari inyuma ya kamera wabonye ukuntu baba barimo kwizihirwa ndabibona gakondo rero none se nuriya muzungu wicaye hariya wabonye ko yizihiwe kandi atarimo kumva icyo turimo kuririmba yego ubu nicyo turimo kuvuga ntabwo ari none abanyarwanda reka nkubwire ubu mba numiwe natangaye cyane baratwarwa uzi ko hari umushuti wanjye witwa Daniel Ngarukiye yego yajyaga gucurangira ahantu cyane ugasanga n'abazungu bahibereye nta n'umwe urimo kumva ikinyarwanda ubu ngubu basigaye bo mu Bufaransa ndanamusuhuje cyane ariko ugasanga abazungu bamuhamagaye yakirigisa umunya w'inanga arimo arabataramira cyane niba gakondo ishobora gukundwa n'abanyamahanga kubera ubwiza bwayo kuki tudashobora kuyishyigikira nk'abanyarwanda kuki tudashobora gushyigikira ibihangano bya gakondo kuki dushobora gutwarwa n'ibinyamahanga nyamuneka
gakondo ijya kurishera ku rugo eh, nujya gukunda uzakunda uhereye kubikwegereye kandi ibyo wanyu uzi neza naho ibyo abandi bashobora kubikubaza cyane ukananirwa no kubisobanura. hari ikibazo cy'amatsiko nifuza kubaza kandi usanga kiri mu bahanzi bari mu njyana ya gakondo cyane, ariko nabonye minisiteri yaratangiye gusa nk'ikeburaho ukuntu harimo akantu gakangitse itangira gusigasira ibihangano by'umuntu ku giti cye kugira ngo bigireho uburenganzira. Byatangiye no kugaragara ko bishobora kuba imbogamizi mu bantu baririmba gakondo kuri ubu, kuko ni benshi baririmba indirimbo zitari izabo. Hari nk'intego ushobora kuba ufite zo gukora indirimbo zawe? Yego, iyo birahari cyane. Noneho ndifuza ko tuganiriza abanyarwanda nk'imbogamizi ubona ku buryo byakubereye inzitizi zo kuba udapfa kwinjira mu gukora imiziki ku giti cyawe. Imbogamizi kugira ngo hari n'umuntu ushobora kugukunda urimo gukurikira Umutagara KTV avuga ati ariko izi mbogamizi zazitiye Nkongi nshobora kumufasha kuzikuraho mu buryo bwo kwitanga cyangwa mu buryo bwo gufata ukuboko akakugeza ahandi hantu ushobora gukura icyakuraho izo mbogamizi. Ni nk'izihe mbogamizi itature rwose tuganirire? Ikintu cya mbere ubundi kigora abantu mu gutangira igihangano navuga ko ari ubushobozi. Akenshi ubushobozi buriya nabyo ni ikintu nanone kiba gikenewe kugira ngo umuntu ashobore kuba yakora projet nk'igihangano cye. Ikindi cya kabiri nanone ntabwo abantu bose dukora ibihangano kimwe. Indi mbogamizi biriho ni ubumenyi budahagije. Hari igihe uba ufite ubumenyi budahagije ku gihangano ugiye gukora, bikaba byiza yuko ushobora kuba wakwegera abandi bantu bakagufasha. Iyo ni imbogamizi. Ubwo rero imbogamizi mvugamo aho ngaho ni uko ushobora guhura cyangwa se ushobora kwihara imbogamizi ishobora kuzamo aho ngaho, ni uko ushobora guhura n'aba bantu noneho badafitemo ubumenyi buhagije. Ubumenyi buhagije, umuntu akaza akubwira ati nta kibazo ukora, ni byiza ni byiza ni byiza, ariko ubugororangingo guhura n'abantu b'inararibonye mu byo ukora. Ariko nkeka ko bidashobora kuba imbogamizi nini cyane, ko kenshi bishobora kuba byaterwa n'umuhanzi ku giti cye. Indi mbogamizi ishobora kuba yaba mu bahanzi ni uburyo noneho ibikorwa byawe aho bigera hari imiryango tuba tugomba gufungurirwa. Ushobora kumbona ukavuga ati afite igihangano, yego, ariko uburyo bujyanye na promotion ko kiba cyagera ku bantu benshi, cyagera kure, bikaba byagoranye. Izo mbogamizi akenshi nizo ziba ari izibanze ku bahanzi, ubushobozi na promotion y'igihangano cy'umuntu. Ariko uhumure, hano twaguhaye ikaze ku Mutagara KTV. Yego, natwe twaje gushyigikira impano z'abahanzi nyarwanda, ariko bafite aho bahuriye na gakondo. Jewe urwo ruhare mbaye ndukwemereye kuri gato kanjye. Yego, urakoze. Kuri gato kanjye. Ariko kandi n'abanyarwanda bose bakurikiye Umutagara KTV nabo ndakeka ko urimo kukureba wese hari uruhare yagize kugira ngo akumve. Yego. Nkongi hari yindi mpano yaba yihariye yindi uretse kuririmba? Watubwiye kuririmba uburyo bubiri, ushobora kuririmba imiziki isanzwe ukaririmba na gakondo, ariko hirya yo kuririmba indi mpano ntibona indi mpano keretse ari undi muntu yimbonamo. Aho wigaga ntayo bakubwiraga uretse kuririmba? Nararirimbaga, ariko kandi jye ndaganira, sinzi niba ari impano yo kuganira. Ni impano cyane, ubwo uzi kuganira jye byanantunguye. Ndaganira cyane, ariko uzi kuganira wagira ngo wari usanzwe wicara ahantu nk'aha ngaho ukaganirira abanyarwanda. Oya, ntabwo nari nsanzwe bikora, gusa nyine kuganira ni umuco nawe wa Kinyarwanda tugomba kugira. Ni umuco wa Kinyarwanda. Uyu mwanya noneho ugiye kuturirimbira iyihe ndirimbo? Reka twongere dukeze Nkongi, ariko kandi turagaruka. Umva ijambo rimvuye ku mutima, utega amatwi nkubwire kandi wumve nk'intore. Maze iminsi niga imisoko ngo nkunde ndusha abandi duhiganwa, mbahige mu bitego
umusore oye nshaka gusakara iyo ngamba nyihamirizemo nshaka kukwiyereka wizirwe nanjye wizire ncumugara ncunde ncumugara ntembe ncumugara nkarage no mu nkango pi muheto w'umukogoto igihame cy'intore umwambi ubangutse rudahusha mu gihumbi ndi mugara w'intore w'icumu rityaye ingabe ihamye ndi umutako w'inkindi ndi nkongi cyane ruhutu w'ishyanga ndabarikana nshaka gusakara iyo ngamba nyihamirizemo nshaka kukwiyereka wizirwe nanjye wizire ncumugara ncunde ncumugara ntembe ncumugara nkarage no mu nkango pi 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 ahubwo rero ariko reka nkubwire uzi no guhitamo indirimbo nziza none se ko wagiye ugafata nkongi cyane uhera mu izina ugera no mu ijwi aha ntabwo abantu babikubwira ubyumva ute iyo abantu babikubwiye ntabwo bizatuma wigira uwa danje wa mugani wa yamvuga ubifata ute rwose watwaye nkongi izina utwara nkongi ijwi sinkeka ko natwaye n'izina ariko buriya abantu bajya bitiranwa biba ari byiza ariko kandi nanone nk'uko nari nabivuze nk'umuntu nafatiragaho icyitegererezo byanga bikunda umutima wanjye uramukunda sibyo kandi ibikorwa yakoraga byaranyuraga cyane rero ndi nkongi ariko nkongi ufite ibishya agomba kugaragaza nka nkongi wihariye ndi nkongi wihariye yego dusigaje iminota 5 kugira ngo dusoze ikiganiro cyacu yego ni nk'iki ushobora gusaba abanyarwanda badukurikiye aka kanya hanyuma kandi n'iki ushobora gushima abanyarwanda badukurikiye aka kanya hanyuma noneho udukubita indirimbo ariko nk'umunota umwe turimo no gusoza yego ikintu nshobora kuba nabwira abanyarwanda cyangwa se nasaba abanyarwanda ni ugushyigikira ibihangano bya buri muhanzi wese ukunda umuco w'u Rwanda kandi mukunda umuco w'u Rwanda kuko umuco w'u Rwanda ni mwiza ntabwo tuzakunda iby'ahandi iby'i Rwanda twabitaye nidukunda iby'i Rwanda kuko ari byo byacu ariko kandi ni byiza no kumenya iby'ahandi ariko ngijya kurisha ngihera ku rugo iby'i Rwanda ni ingenzi cyane musapotinga umuco w'u Rwanda mukunde iby'u Rwanda natwe dukora ibyo mu Rwanda iby'u Rwanda suko tudashoboye iby'ahandi tuba tubishoboye kandi cyane urashima iki icyo nshima rero ndashima yuko byanga bikunda hari aho bimaze kugera si nka mbere ubu ngubu bifite abantu babikunda cyane ndashima cyane abantu bakomeza kudusapotinga abantu bagenda baduha akazi imirimo turahari cyane ku bwanyu imirimo rwose turahari ibyo gukora turakora inkongi rwose unkeneye kumbona biroroshye muri comment bazandike byanga bikunda wavuga imbuga nkoranyambaga zawe ni nkongi Lizzy kuri Instagram na TikTok ni nkongi Lizzy na YouTube channel yanjye ni nkongi Lizzy hanyuma kandi akamenya gutarama mu bukwe cyane akamenya gutarama mu birori bitandukanye nyamuneka mu mukeze reka dusezere abanyarwanda mu munota umwe mwakoze kudukurikirana mwakoze gukurikira Umutagara KTV mukande kuri subscribe kugira ngo muzajye mubona ibiganiro byacu bya buri munsi reka tubongeze umunota umwe turabasezeye kandi turabakunda mwakoze ni Rwandi wabo wabeza niho ukomora ubwo bwiza nkakundi yumfashe mu biganza nkukunda rumwe rudasaza iyo mwiza wanjye
mwiza wanjye urabaruta mata kwabasha inkanda iyo bwacya kambara ubukombe iyo dore umwiza w'i Rwanda iyo mama iyo wantwaye umutima iyo Rwanda iyo mama iyo mama we. Mwakoze cyane, murakagira Imana, turumutagara kandi turabakunda, murakabyara. Akira nko. Murakagira Imana n'u Rwanda. Urakagira amata, urakagira inka. Amata guhame cyane.